tuzakuzamuka we tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka haleluya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka niki cyanyizibya n'amaraso yawe ye niki cyanyeza rwose cyanyeza rwo n'amaraso yawe ye Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Mwese reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Riko Samu Gakire ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo, nta nubwo tugenda turi twenyine ko turi kumwe na Gift, turi kumwe kandi na Duranis Bare. Aho hose nibo baduherekeza muri rwa rugendo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Abantu badukurikiye abamaze kwinjira muri rwa rugendo, abo turi kumwe umunsi ku munsi, mugira ibihe byiza kandi nanone nimba ibintu bitameze neza uyu munsi, twizere Imana yo mu ijuru ko ariyo ibikora neza cyane, ejo bikazaba byagenze neza cyane. Urugendo rwacu rw'uyu munsi rwatwerekeje turi i Nyamata kwa Dr. Sarongo. Muzi ko hashize iminsi Sarongo utajya uvugwaho rumwe cyangwa se n'imbaraga akoresha bitewe no kwizera kwa bamwe bavuga ati abayizera Imana cyangwa se abemera ko Kristo ari umwami nk'umukiza, ntago twemera ubuvuzi bwa Sarongo bukoresha izindi mbaraga. Mu gihe wavuga ati abo bantu baba bari kumbwira ko ntandukanye nabo, turahuye kuko umwami bakorera nanjye niwe nkorera. Ubwo rero sinzi impamvu baba bari kuducamwe ibice cyangwa se kumva ko bo dutandukanye nanjye. Mu gihe ngiye nkora ubuvuzi, bamwe mu bo basengera cyangwa se abo basengeye ntibakire nkabavura bagakira, kimwe nuko ari nabo basengera nabo bagakira. Sarongo rero wakubutse mu bihugu byo hanze, ari nako ari kwitegura n'ubundi kwerekeza mu gihugu cya Senegal. Uyu munsi rero nyuma yo kuva ku kibuga cy'indege yakiriwe n'abantu benshi Nyamata. Abantu benshi baje uyu mugabo, abantu nyine abaturanyi n'abandi bantu bamuzi, abo yavuye abafasha, n'abantu bamweretse urukundo cyane uyu munsi. Tujye kujya iwe mu rugo rero turebe niho hagiye kubera ibirori. Yakiriwe n'indirimbo nziza cyane zirimo izo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse nawe yaje gucurangira abantu bari bahari kugira ngo bakomeze kwishimana n'inshuti n'abavandi. Mu rugendo online TV natwe turari kugira ngo tubereke uburyo ibintu bimeze. murakoze mwese ndabashimiye abari ahangaha nkuko muraduturanye ahangaha tutari bake. Turashimira
umuntu wese uri ahangaha bashije gutera intambwe akaza ahangaha, nta yindi mpamvu rero iduteranyirije ahangaha ni ukwakira ababyeyi bacu, ababyeyi baturebera kure, baba baragiye kuturebera byinshi amahanga, bakubutsa imahanga. Rero mu muco nyarwanda, mu muco twatojwe, burya umubyeyi wawe yaragiye ukabona agarutse amahoro, ugomba kwishima kandi ugashimira Imana. Turishimye cyane ahangaha, twateranye twaje kubakira turi benshi, turabyishimiye ko mukubutse amahoro, murakaza neza. Natwe mwasize murabona ko ntacyo tubaye, ibintu byose twabikoze neza. Inshingano murajye mwaratubwiye ati muzasigaye ku rugo, muzasigare gutya mukora byose, twarabikoze nta kibazo. Ndakeka muza mwisange, mwumve ko ibyo mwasize ntago twasandaguze ibyo mwasize. Murakoze cyane. Ubwo ijambo rikurikiyeho namwe muratubwira uko byagenze. Murakoze. Cyo gusenga igihe cyo gusenga, umwana ari hafi, umwana ari hafi, kandi adufitiye na kibyeyi, kandi adufitiye impuhwe za kibyeyi. Tumwizeye, azajya turinda, mbega ihumure ryiza, mbega ihumure ryiza yo kwibana nawe, yo kwibanirana n'igihe cyiza, igihe cyiza yo kuranya umwami, yo kuranya umwami, mbega amahirwe menshi, mbega amahirwe menshi yo kwibanira nawe, yo kwibanirana. Turi kwa Rurangirwa Wilson cyangwa se Sarongo, Dr. Sarongo iwe mu rugo. Sarongo, wakiriwe n'abantu benshi cyane, abaturanyi, inshuti, bamwe mu bo wagiriye neza, bamwe mu bo wavuye baje kukwakira. Ntabwo wari umaze igihe kinini, iyo umaze iminsi mike utari mu Rwanda wagaruka mu rugo ukabona wakiriwe gutya, ibyo byo bifata ute nka Sarongo? Ni byiza, ni iby'agaciro, abaturanyi baje, abandi bamenye ko nagarutse, nari maze iminsi ndahari, ariko ni byiza nawe wabibonye, aho twari turi ku kibuga cy'indege wabibonye ko abantu bose bamenya ko ari giye uje, bose begeraga hafi, nuko wenda kuri kamera batinyaga kujyamo, ariko nako ikivumbye by'abantu bari baje mu by'ukuri banyishimiye kandi bishimiye ko Sarongo agarutse, avuye kubazanira ibyiza, avuye kubasakira ibyiza, avuye gufasha abantu, avuye gutabara imbabare nk'ibisanzwe. Umwaka rero nari nakubwiye ko iyo ugiye kurangira ntangira kuzenguruka hirya no hino ku isi aho nshoboye, gushaka ibyiza, gushaka imiti ikomeye, kuko ibitangiye gushira uko genzana nka kabiri nibura mu mwaka nzanamo imiti. Ni ukuvuga ngo rero muri bya bikorwa byanjye by'urukundo, gukunda abantu, kwifatanya n'abantu, no kuvuga ngo rero
Samu Gakire wabibonye ko runo rugo ntabwo ari urupagani turanashima tugashima Imana nubwo bafasha gahiye tukaba turimo kugasomaho gake abaturanyi baba bagakeneye n'abanywa fanta ariko n'abanywa n'ibindi byose nabonye byabageze kagwa k'umusama warimo akagwa kandi k'umwimerere bayitaga ngo iki karemewe ku muntu usengera mu Adventiste umunsi wa karindwi kuzinywa wihishe akuzinywa wihishe wagasomaho jewe so wabonye nimo gukanywa cyane somaho akarahuri kamwe bubiri ko rukoro ubundi mu buzima bw'umuntu ibikenewe ariko itari nyinshi kuko buriya utayibonye mu nzoga ushobora no kuyinywa mu kwishaka mu bitunguru mu bindi bintu bimeze nka rukoro by'imboga iki aho ngaho hose ushobora gushakamo rukoro ariko ubundi Bibiliya ntabwo itubuza kunywa inzoga itubuza gusinda impamvu umuntu atagombye kunywa inzoga kereka uri umusinzi uzi ko inzoga ikumera nabi ikagutesha umutwe ntabwo wemerewe kunywa inzoga. Umuntu abirebye kuva ku kibuga cy'indege hari abanyamakuru bagiye batandukanye bari baje kukwakira kugera hano mu rugo nkanya nk'umuntu wabashe kugera hano mu rugo mbonye n'uburyo bakwakiriye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nziza cyane. Nawe iyo umaze gucuranga nyirango abantu barayumvishe ati tuzibanira nawe mu gihe babarokore n'abapasiteri bavuga ati umwami ukorera ntago ari umwe nabo muzabana nanu nagutangarije nawe gusobanuriye nawe ko umwami nkorera ari nk'umwo bakorera twese dukorera umuntu kuko twese turagiye intama zabo ari wende ari we Imana ari Yesu nkuko bamuvuga twese dukorera Imana tuvura abantu bayo tubasengera bakira ubwo numva ko duhuje umurimo no kuvuga ngo rero jewe kereka nikorera nta muntu ngana nta bakirisitu bangana ngo bansange muri ya madini atandukanye niho nari kumenya ko nkorera shitani ariko niba mwese amadini yose munsanga Sarongo ntago ntagere nkorera shitani nta muntu ugikorera ese ubundi murayizi ninde wayibonye ngo azatubwire uko isa azatubwire abayikorera uko basa azatubwire ibikorwa byayo bibi ibikorwa bya shitani tubibonera mu mitima mibi kugira ishyari ubundi kugira ishyari kuroga kwanga abandi iyo niyo bikorwa bya shitani ntago byeyizo ndangagaciro zifite urumva none ntazifite se ubonkorera nde baba pasiteri benshi baza bavuga ko hari ibyo baje gusenya hano bitajyanye no kwemera kwabo bujyanye n'ibyo ntabwo azasinga ibyo abona bigaragara nkuko wazuka fata zino zo ukazimenagura kandi hari abantu bazishaka ntabwo ziguze ntabwo ngenywa za Hennessy ngoga zikomeye ariko hari abanzishaka hari abakire bazigomba kunsura bari buzinywe kandi bari mu madini atandukanye urumva no kuvuga ngo rero Gakire abantu mujye babwiye wigishe nawe utandukane nawe je maze kugenda mbigisha ibintu bitandukanye byo urukundo ko twagombye gukundana umuntu nagutera amabuye akubwira ibintu bibi ntuzamuseke kuko buriya wasanga impamvu bivuga ashaka guhindura kuko bose ntago bagumya gushima Sarongo mwese mugiye munshima gusa no muri za comment mukavuga Sarongo n'umuntu mwiza gusa ntagiremo comment ngeza tumbona mbi namenya ko nta kazi ndimo ubwo nakihorera urumva jewe sinya nkunda gusoma comment ariko umuntu ngo Sarongo nabonye umuntu wagututse muri comment mwana abanyantatu ngo bakubwiye nabi ndavuga nta ubwo bavuze nabi buriya hari ahantu nakanze ikibyimba kibyinja kigiye kumeneka kigiye guturika uretse wenda abana bawe nibo nabonye bashobora kuvuga ati twebwe n'ubundi dusanzwe tuza kuri social media bakwishimiye cyane uriya mungu wanyu bafite umutima nk'igisirikare ushobora kuvuga ati n'igishaka kiza cyakibire ariko ashobora no kurwara yego hanze y'irya kamera nabonye abantu bari kuvuga ngo mu minsi Sarongo yaramaze atari naha mu minsi ari abantu bari kuvuga hirya ya kamera bari kuvuga ngo mu minsi Sarongo yaramaze atari naha twari twarabaye impfubyi bishimye cyane nubwo abenshi ntago bashaka kuza kuri kamera kuko hano nagize abantu benshi bagiye bambwira ati witugaragaza mu mashusho ganira na Sarongo ariko ku muntu wenda uri gukurikira ikiganiro hano hari abantu benshi bagiye batandukanye kandi na madamu wawe nawe yambwiye ati we mwanazanye ngira ngo abantu babireba mu mashusho ariko nawe n'umuntu udakunda kuganiriza itangazamakuru bitewe n'uburyo avuga ati simbikunda ntabwo ari ibintu byanjye kuba wakiriwe muri ubu buryo cyane cyane n'abana bawe bose mbita abana bawe kuko na Karyuri nawe abavuga ati dadi wanjye ibyishimo wagize kuba uri kumwe n'abana bawe muri kuririmbana indirimbo nziza nk'izi ngizi byo bigutera irihe shema nk'umubyeyi
ishema ni ibisanzwe kuri jewe ko abana abo ndera ari abangaba banjye jewe mba numva ntaraho ntari nagera mu buryo bwo gufasha abantu kuko abantu bose babaye ntabwo nzabageraho benshi barabazapfa batanamenye hari abantu bazapfa batamenye Sarongo urabizi mu bantu bankurikira bo mu Rwanda ariho abantu batanzi ariko hari n'abandi benshi banzi abo banzi rero bakirengagiza ntibaze kwivuza nibo ngaya bazarinda bapfa bari gukira urumva kandi baramenye ariko hari undi utaramenye kandi ari kumufasha uwo ni umbabaza cyane ariko wamenye we ntabwo azambabaza kubera ko we azaba yizize uranyumva ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi byo kuvuga ngo birantera ishema ni ibisanzwe kuri jewe urumva we wenda bibonye uyu munsi ariko hari indi utarabona biba biri inyuma ya kamera ubu mpamagaye abantu bose nkabwira naje n'abarimo kumpamagara kuri telefone ntabwo babona ahantu bashyira twakuzuza stade ya Bugesera hariya hepfo ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi dusaba Imana gukomeza dufatire runini tubesheho iduhe ubuzima dufashe ku buryo bwa financial kugira ngo tube ibyishimo by'abandi ubundi twebwe tuharanira kuba ibyishimo by'abandi bantu urumva tukibabaza kubera abandi nizo ndangagaciro rero tugomba kugira ntabwo ari igihe nyine n'abandi njya mbakangurira hari igihe njya nkora nk'igikorwa ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo kwa bandi banyine twavuga baba challenge akubwira ngo ariko ngo ubundi gufasha ngo biriya ngo iravanga kuko kw'ibumoso ngo ni gukora ngo ikintu ntukakigaragara bigaragara ngo niba ugiye gufasha umuntu ngo ujyana kamera hari undi wari ukwiye wagomba gufasha uyiga isomo avuga atari ko burya hari imbabare uko imbabare utayimenye se wayifasha iki mwese nk'abo giye mbona mu mpa mu kanya buri arababaye mba mbazi babona kuri kamera zanyu niyo mpamvu nanjye ngiye kubafasha bitwigisha kugira ngo tugumye dukore uwo mutima ntabwo ari kwiyerekana biba bindimo ariko hari n'abandi benshi dufasha bataza kuri kamera abenshi cyane benshi ntabwo mbabona kuri kamera dushobora gufasha umwe babiri batatu kugira ngo n'abandi tubakangurire gukora icyo gikorwa niyo mpamvu rero Sarongo muzabona nakora igikorwa mushaka muzabivuga uko mubyumva kuko niba mfashe 100 cyangwa 200 nkabitanga nkayasohora hariya nta publicité nkoze nta no kwiyamamaza nkoze kubera ko giye kubikora mfasha ntacyo ndi bwinjize ahubwo giye ndasohoye fashe imodoka yanjye ndagiye nshizemo mazutu ubwo se inyungu mfite ni iyi ni mumvuga neza se ngo Sarongo n'umuntu mwiza Sarongo n'umuntu mubi biki biramfasha iki nta kintu binyinjirije na kimwe ariko kumana hari icyo wandikiye ariko kushobora byose ya yindi muvuga mutazi hari ahantu isinya bavuga uti tiki ariko wowe ubivuga utanabikora 0 ugasanga ufite nyinshi cyane mujye mwirinda rero amafuti nkayo ngayo kubona 0 ku Mana. Okay, ni byiza cyane Dr. Sarongo aragarutse hari ikiganiro twakoranye mbere atubwira ko yari yagiye kuvura abantu mu bihugu bitandukanye kandi yanazanye indi miti myiza yo gufasha abanyarwanda. Reka rero wenda kuko abantu badukurikiye bumvishe ko iki gitaramo kiryoshye, reka mbasabe ko byibuza mbere yuko bava kuri kamera, kuko hano hari igitaramo, hari abantu bashaka kubyina, hari abantu bashaka guserebura kwishimira ko umubyeyi wabo yagarutse, kugira mbere yuko bakomeza umuziki wabo reka twongere twumveho gato akaririmbo. Ubwo musirikare agiye kudufasha niba ngombwa ko nimba naba barameke bashobora kuza cyangwa bakaryuri bakagira akantu bakoraho, ubwo sinzi ukuntu mugiye kubikora kugira ngo nashyiremo imwe ncuranga mbabisabana niba bakomeza. Okay, ubwo ntagomba ko ni mu kiganiro etse gato rwose balance ibindi. No
nk'uyoboke mwami rwose najyaga shidika Yesu mwiza nkunda mfasha mvire rwose mewe no kukume Yesu mukiza wanjye nizera kumora hafi ngumane nawiteka nk'uyokabo ke mwami rwose najyaga shidika Yesu mwiza mfasha mvire rwose. Agiye gucuranga indirimbo nziza cyane ivuga ngo ni iki cyankiza ibyaha, ikavuga ngo ni amaraso yawe Yesu. Kagira twagiye do 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 re mi so mi do 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 re mi mi re do 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 re mi so mi do 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 re mi mi re do so mi re mi so re 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 do re mi so mi le mi do 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 le mi re niki cyanyiziza n'amaraso yawe ye niki cyanyiza rwose n'amaraso yawe ye maratunganye rasatunga niyo niyambo neza rwose ntacyama guki nk'amaraso yawe ye mukiza urakarama n'amaraso wamvire njengukusingiza ku maraso wamviriye ku maraso wamviri marasa tunga niyo niyambo neza rwose ntacyama guki nk'amaraso y'umukiza. Mwana bamwita Leila, papa we yavuye mu mahanga agiye kumwakiriza indirimbo ivuga ngo nishimiye yuko Yesu ankunda. Twagiye Leila. Na data wo mu ijuru antegurira iby'urukundo rwe kandi ndi umwana we nkunda cyane nishimiye ko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda kuko ntakwiriye. Uyu mwana we ni imfura ya Rangirwa Wilson nabamwita Lameki Rangirwa naramwishimiye cyane agiye kumucurangira ngo umwami ageze ku irembo. Papa we yarinjiye ageze ku irembo. Lameki akira papa wawe umwami ageze ku irembo papa wawe. Umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba yaje gukoranya bera babane mu ijuru kwirembo ubari nuko araje kandi ageze kwire ibyerekana kuza kwe
izerekana kuza birihuta kuboneka birihuta kudapfa kwakwiye gupfa kudapfa kwaku dushize agahinda kwirembo ubari nuko araje kandi ageze kwirembo yewe tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka haleluya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we yari tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka ya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka nitugera inyamata tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we yewe biruhanya tuzakuzamuka we tuzakuzamuka anya tuzakuzamuka haleluya 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 turabaragwa gitare turanezerewe cyane n'abimana turabagwa ne gitare turanezerewe cyane haleluya turanezerewe cyane turabagwa turi bane gitare turanezerewe cyane haleluya 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 turanezerewe cyane mana turabaragwa turi bane gitare turanezerewe cyane haleluya gitare turanezerewe cyane turabana b'Imana turabaragwa turi bene gitare turanezerewe cyane genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire